Michael Jackson mu rugo. Oya. Oya. None muka muri mubiki? Hanyuma muri mubiki? Mishu! Mishu! Bimena bende cyaga sanzu rikakoze mu rugo. Yakora amakosa se. Cyane no kubaga. Teka ye. Ndi gushaka akazi ko mu rugo. Kazi ko mu rugo. Urakubwiye se ko dukeneye umukozi. Nagendaga mbaza ariko noba nk'iki gipangu cyasha ntabwo cyakeneye umukozi wo mu rugora. Yego. Sha nyine twaye dufite icyo kibazo cyo kuba twashaka umukozi. Ariko mfitemo none sister kamubazi. Ariko karibu nta kibazo. Mubaza ngende umukozi buriya. Akazi ko mu rugo. Arwaga akora ku ndusha. Reka mubaze. Nta experience y'imyaka nk'itatu mu gukora akazi ko mu rugo. Kandi siniba uko mbona sinarya cyane kandi siniba nabikubwiye. Ni karibu se? Ni karibu. Ntacyo karibu nshana kibazo. Okay. Ndabana n'inkweto. Senje gukora akazi ko mu rugo cyangwa mu nama y'umushikirano. Kandi rwose pe ndananiwe ndushye kwirirwa nkora akazi rwose. Dushaka umukozi ntabwo nge nabivamo. Shaka umukozi pe. Ese mutoraguye mu nzira uyu muntu mukuye he kuko mbabwira mbabura basi ni Messi ndabona ari Messi Tabine ari kumekanye niko musore witwa nde nani kadanizo nje gushaka akazi nyine ndi gushaka akazi ko mu ubuse musore umbwijije ukuri wabasha gukora iki koko ko mbona uri bazanga uri kadage yigende jewe ndumiwe umukozi wo mu rugo akazi ukora nakaye koza ibyombo gukoropa guteka kugira gute nta kintu ntakora Sarano wagakoze harano wagakoze inkweto zisize hanze harano yageze ugakora jewe nakwaga akazi ko mu rugo ahantu mvuye ni wagakora nuko bimukiye muri Australia baje muri Australia baravuga ngo ntabwo twagusiga hano mu nzu baragurisha inzu baragenda nanjye nsigara mugondi ku tambatama ngo ndiraho nabona kandi kazi ariko hano nagakora hano nta numwanda mwinshi mugira udukaro kutwoza bibi mbabarira fashano ngiye rwose ntabwo nitaye kuri Mr. Bin denchaka ariko rero uzi ikintu mbona akugaje kuzajya dusetsa akaba umukomedi wacu akicara hano twakazi tukakikorera akajya dusetsa niko yesi ngiye nabwo ko nshaka akazi ikindi muri confusion ngaho niki okay what are you questioning for aha okay nago twize nago tuzi cyongereza ahubwo se tubwire yewe witwa ndese nababwiye ngo nitwa Danizo uri kinisha ku buryo umugagi bavuga kandi se shawa none se ko nababwiye amazina yanjye muri kugira koko ngo migenze gute sinabwiye amazina yanjye nta nubwo basha kubaha abantu ko buja icyubaro ni cyabanye ko buja abanyakandi icyubaro ni cyabanye ko buja bagiye kumakaza haguruka nako cyabama ufite indwara yo mu mutwe oya nta ndwara yo mu mutwe ufite ikibazo cyo mu bwongo ntacyo ariko mukire nababwiye ngo ahangaha nakora amasuku kandi hakaba neza hano uzi guteka se guteka nibyo bintu nzi gusa nta n'ikindi kintu nzi no guteka gusa nzi uzi guteka ikintu iki se umuntu gukoropa ariho rero nibyo nize gusa ibindi byose nta kintu nta nusu nimwe mfite gukoropa ndakoropa ukaba wahanywera amata ukaba wahariga tururimi ukarima ibyombo koza ibyombo bro nako sister ikintu bita koza ibyombo noneho
noza icyombo ku buryo ukibona ukajya ngo kivuye mu iduka ako kanya. Nicyo kintu cya mbere bambwiye ngo nicyo kintu ataye umwanya mwinshi niga mu koza ibyombo nibyo bintu byanjye gusa, ibindi byose ntabyo nzi. Koza ibyombo nibyo bintu byanjye. Niko se Dani, uzi no gutera ipasi se? Gutera ipasi? Ipasi noneho ya mbere banyigishije ipasi zo mu basirimu zimwe mu mufite z'umuriro. Cyane cyo kintu niza ubaze ko niza akazi ko mu rugo imyaka 5, ariko gutera ipasi ndazi imyaka nini gice. Urumva kugira ngo nabyemere noneho. Yego. Nateraga imyenda nshobora gufata nk'umukobwa nkamutera ipasi agamera afite kakanyera. Ngo njyewe namara mwampakazi. Natera umukobwa. Mwampakazi. Umukobwa niwe watera ipasi cyangwa imyenda y'umukobwa? Imyenda y'umukobwa niyo navugaga. Okay, nta kibazo. Umva, ubundi uyu muntu tumuha akazi cyangwa tukihorere? Shunge rwose ndarambe kurirwa nkora akazi kahanga rwose tumuha akazi. Umukobwa mwiza ufite amaguru meza. Ubu se ubu nguyu uramuha akazi gute? Ceceka nawe, ceceka. Ntabwo waje gusaba akazi. Naje gusaba. Waje gusaba akazi kugira ngo dusakurize. Ceceka we tubanze tubyumvikaneho. Uyu tutabyumvikaneho nta kazi twaguha. Uri kumva neza? Mbanze mu byumvikane mu mutekano wanyu. Mwumvikane. Umva rada nkubaze. Uburi uriya tumuha akazi. Iriya nturube biriya nturumbutse. Biriya bintu. Ese ugiye ko ujya ngo usige ujya mu kazi mwana utinze kwirwa. Biriya se ni ibiki yazanye hano ubundi. Hari nta birozi birimo. Noneho kugira ngo ugende nakwemeze buriya. Do. Wagakapu ko guhahiramo ndatwizanye. Udufuka two guhahiramo ndatwizanya kugira ngo nakwemeze. Utazama iposho ukambira ngo mpaye n'agakapu ndatwizanye twanzarubaza. Hano mujye munzaruhira 20. Ceceka ariko ubona akazi n'ubwenge. Iyi nturumbutse yazibye ubundi tukabaza tukavugana. Sibyo? Umva we, urongera kuvuga urete usohoka. Inzira yakuzanye irete gusohora vuba. Naboneka navuga ngo nitwa Nizo nabwo nitwa we. Wese iryo zina we biba. Uko numva gafunze umutwe kano kana nako kazadukubita. Kazadukubitira muri wowe. Wakubita umukobwa w'iki gihe ukabaho. Umukobwa mwiza kare mwishamba ziba. Ubusiminiti urugutereta. Waretse Danizo niba ari Danizo niba ari Danizo. Ubwo akazi nzagakora cyangwa nzabi. Umva natasheri. Ngiye nakubeshye. Uyu mutipe nta kazi muha. Kandi ibyo ndanabivuze njyewe ndanagiye kandi ubwo urabizi ndakamuha ariko se mabuja sisi kuri bwe mbicara n'ukuri turangiza iki kibazo ndarewe ndakubwiye ati nta kintu mvugana nawe nta kazi muha mabuja nzakikora kugira ngo indurube bibe muri ino nzu ibintu byose arananuka n'agahuyo aranakwijikaze azoga ariko se ikinzanye hano ese abatunga bose icyumweru cya mbere nzakorera ubuntu. Oya. Urumva ko yatanze. Sisi. Urumva ko yatanze icyumweru. Avuze ngo iki? Icyumweru cya mbere turi kumutestinga bebe. Arabakorera ubuntu. Okay. Nta kibazo. Icyumweru cya mbere nakorera ubuntu. Bino bikapu reka tubisake turebe. Nta kibazo. Nta birozi birimo no kuri musazi. Abanyacyaro bararoga kunduga. Abanyacyaro. Wese ndakoroga nari muzi. Ndakoroga nari. Zana hano turebe. Tugusake tukurebe. Biremewe. Igifungura bakugenda. Biremewe. Ubu ndi mu biganza byanyu. Bari mu murantegeka cyo gukora se. Umushaka mwambira ngo nawe nawe umushaka mwana ambira ngo ryamane namwe. Sinabikora. Kandi biro ntabwo. Umushaka mwana ambira ngo ryamane namwe. Muri biganza byanyu. Ntabwo bari sawa nawe. Usungu urajya gusaba. Singizo nzaruhahira se. Singi umufuka ajya guhahiramo. Singi imyenda. Umushaka mwana ambira ngo ryamane namwe. Ndi mu biganza byanyu. Yagizane n'isahani. Aka gasahani nako ndiho nagira avuga ngo mwamute amasahani make. Iyi ni isahani wowe kazakinisha. Cyangwa nakubandikamo ibyo ugiye guteka. Shamubikira. Azi n'ubwenge. Mwandika itariki naziyeho n'itariki nazagiye kureba. Mubikire. Ku itariki naziyeho n'itariki bazamembera ndayandika kuri nako. Ibintu uri kora si byo mwana. Umenya abantu bikeneye akazi. Kimenya umutwe noneho. Mabuja. Ku munsi wa mbere hitangira akazi nzatabona ko ari mukozi wawe. Wisakuriza we ziba. None se ubakazi. Ushakanye n'ibyo ujya gukora kandi je ntabwo mvugana nayo ntabika. Oya nabona umunsi wa mbere nakoze azacuru. Wowe icyo ugomba gukora urabona urugamba mba ndwanya. Sibyo. Alhamdulillah rabbil alamin. Surillahi alayhi wa salama. Uyu ni sister ndamuzi ukungu kubura kwiyerese byarangiye. Ubwo nawe uri kugenda ku murongo neza. Ese uzamushimisha nyine. Ukakore neza. Nashaka sambira ngo kumusasira cyangwa n'ubundi uzajya usasa. Ni nashaka ngo nzamuze mu nyungu. N'ubundi akazi cyo gukora nabwo uzajya unasasa. Uzajya nasasa. Okay, nige nagira amahirwe narangiza gusasa nkanaryama.
ni urugero natangaga ariko ni urugero natangaga urugero kandi munatanga urwo ashaka kandi urumva ahubwo mwambwira ngo ntangire gukora akazi shama genda ukore pe genda ukore ndaje nkwereke nyine mu cyumba cyabikemo iyo bag yawe Hello. Baby bimeze bitese? Ase mwana wansuye tukareba wagwana. Mu kazi se kahiye. Umva life izi guci ndi kwirebera ka movie. Bamuje baracyaryamye ndi kwirebera bavaya nawe urango. Wansuye man tukagira utuntu twikorera. Ni mu kibosi mayi nabyadanje ubu filime mameze nabi. Ndi kwirebera nipoweye nariye namwe none utwenda manambaye nitwatiko kuri piscine wakinu uduka mba nambaye boxer za Kelvin isengero ryo icyangwe ni Bruce the First kabisa njewe njya koza ibyo mbo harimo filime haba ikisi nabaje ngara filime ibyo mbo subira wa mabuja banje ko batanateka ko nozi ibyo mwa bitatu gusa jewe nsura mwana tugira utuntu twikorera mu kanya barabagiye mu kazi wowe singe mwana wowe singe kabisa mba nigarabiye mu ntebe z'amadiva wana nta bintu byinshi kandi agashara kanje baba bazakamereza nta byadanje tu mwana mfa twirebere ka bavare mu naryamye mu gituza noneho ku cyangwe cya fresh sheri uretse gato wandaje muvugi uretse gato wandaje muvugi oya gumuko arumeze ntabwo wumva ariko ibintu umuntu avuga sobera ko arumeze wangegeraho nibisa bishatse kuvuga iki ukundi ko arumeze hamagara uwo wari uri guhamagara gira vuba nandi kubwa mukecuru ariko ngo ikibwana kigurube cyane ngo cyarwaye ngo ni nguteni yango yageze mu cyaro bitangira ngo kwibasira ingurube yaje mu cyaro ngo yafashwe ngo nateniye ariko se niko musare ubu kano umaze kurengwa kano umaze kurengwa tukiguhaga kabutura keza tukiguha isengeri nziza nta soni Esther mawuja ariko duciringika abantu Apostle we have this life is guci bana ziba umene je ntabwo nzi wowe tatwa yangaragato Esther mawuja duciringika ntabwo ari wazanye n'urubebe muri uru rugo urubebe bigeze amasahani we ziba nyoko ziba byagenze bite se kandi shiri baje sisi byagenze gute ko ndikumva mutonga byagenze iyi ntubumbutsi gusa ntabwo ushaka kuvuga utanarwanye wowe rero ntabwo se n'umuzigero navuga neza niba bajya kumureba ahubwo ndamurebesha Esther byagenze gute ese none ubundi uri hano ubundi bimeze bite sanze ntabwo arakoroka nta kintu kirakora kundi buhennye mu hano uhenye mu biki njyegera kugera kwinjingiraga hariya muri ane burabyibuka njyana kwinjingiraga ngo ubone akazi aha uri kuneza nawe nanjye ntinyo kubibona reka nkubwire nta kintu pe nta kintu nagufashe ariko none nanjye ntabwo watuma rero uzi ikintu gihari ntacyo wabonye wowe sanze kageretse ukuguru kukundi hano sheri kareba televiziyo iyo televiziyo amafaranga twayiguza arayazi aho twayikuye arahazi ibyo yatwayibiriye arabizi we ujye ugabanya nawe ubutesi sibyo iyi nturumbutse ubundi yavuye he ushaka gusobanura ukuntu byagenze njyewe nikamusobanura ukuntu byagenze nyine vuga vuba buri uko byagenze ni kugaragara uransobanurira iki uko byagenze kuragaragara uko byagenze nuko wabyutse uryama mu ntebe bosi wacu haguruka ujya gukoropa hariya vosi koropa nyoko kamaze ntange n'impamvu yuko byagenze bitazanasubira sibyo ra ikosa iyo warikoze urusaba imbabazi njyewe ntaruka kureba televiziyo kera nubwo je narabeshe ngo mvuye gukora abantu bo muri Australia kurana ko nari ngiye iwacu nene Nyabihu ariko Nyabihu ntabwo ari wacu kwani bukuru wacu kavuze kuko wacu ari Nyabihu nakabaye mvuga ibintu by'Inyabihu kibiri ko tubwiye kuzi guteka uzi no gukora kuko utatubwiye ko udaheruka na televiziyo nabyo ngo tugereze umwanya wawe fata
akiri imfunguzo ufungure ku gikoni genda ukorope ahantu hose tuwarete gira vuba ugende kureba narakate ariko kureba iki ntunde mupanda n'icyo ariko bundi changa genda ufite ikibazo noneho bigeze nanjye ndarambiwe uri kunyumva ndarambiwe ndavugana nande kwa Michael Jackson mu rugo none muka muri mu biki hanyuma muri mu biki Mishu bimena bide kaga sanzu ikakoze mu rugo yajyana amakosa cyane no kubagitura umva nta kindi twakora nuko bagitunga imbesiri